Bakunzi ba channel Secret Talk Analyst twongeye kubasuhuza uko bisanzwe n'umwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'ubundi ku buzima, inama zitandukanye ku buzima, tuvuga ku bitandukanye ku buzima. Uyu munsi rero twateguriye ikiganiro kireba ku bintu bitandukanye byakwereka ko imisemburo yawe ya kigabo yagabanutse, umusemburo wa testosterone wagabanutse, bigatuma igikorwa cyo kubaka urugo kitagenda neza. Turebe ese niki twakora kugira ngo imisemburo izamuke, cyangwa se niki twakwifashisha kugira ngo igikorwa cyo kubaka urugo cyongere kigende neza ku bashakanye ndetse n'abatarashakana, ariko igikorwa cyo gutera akabariro kigende neza. Ubusanzwe umusemburo wa testosterone ni umusemburo w'ingenzi cyane ku bagabo, ko uyu musemburo niwo ufasha byinshi birimo kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo. Uyu musemburo kandi ufite ubushobozi bwo kongerera umugabo uburemere bw'amagufa n'imikaya, akagaragara nk'umusore, akagaragara nk'umuntu ufite imbaraga. Uwo musemburo wa testosterone kandi niwo ufasha umugabo kuba yagaragaza imiterere ya kigabo, akaba afite ibizigira, akaba agaragara nk'umugabo, akagira ubwanwa, akaba akomeye, yego akagira n'ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Umusemburo wa testosterone rero ubundi ukorwa cyane ku bwinshi mu gihe cy'ubugimbi, hanyuma uko umugabo agenda akura uwo musemburo ukagenda ugabanuka. Rero hari ibimenyetso byakwereka ko umusemburo wagabanutse, birimo ko icya mbere gishobora kwereka ko umusemburo wa testosterone wagabanutse harimo kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, icyo bita libido. Ukagira low libido, ni ukuvuga ngo ubwo bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka uko abantu bagera mu zabukuru, ubushake bugenda bugabanuka, cyangwa se ko barwara indwara zitandukanye bushobora kugenda bugabanuka. Icyo gihe rero ujye umenya ko umusemburo wawe wa testosterone watangiye kugabanuka. Ikindi cya kabiri ni uko ugira amatembabuzi abamo intangangabo, sperm makeya cyane. Hanyuma ikindi kigaragaza ko umusemburo wagabanutse ni uko imikaya yawe yoroha cyane ndetse ibinure bikiyongera. Uvuga ushobora kugira umubyibuho ndetse umuntu yakubona akabona ntufite imbaraga, nyine imikaya yawe cyangwa se imitsi yawe ntago ikomeye. Hari ingaruka zishamikira kuko umusemburo wa testosterone wagabanutse. Ibyo ngibyo twavuze, ukaba nko gutakaza umusatsi, agira kuzana uruhara, ari kugabanuka kw'imikaya, ari kwiyongera cyane kw'ibinure, guhorana intege nkeya, ari gusinzira nabi n'ibindi. Iyo umusemburo wa testosterone rero wabaye mukeya ku rugero rukabije, utangira kurwara indwara yo kuvunika kw'amagufa, ayo bita osteoporosis. Ikindi kibaho ni uguhindagurika kw'amarangamutima, mood change, kumva wishimye, kumva umeze neza, nyine mood yahindutse. Ikindi ni ukugabanuka k'udusabo tw'intangangabo. Rero hari ibyagufasha mu buryo karemano utagize umuti ufata cyangwa se utagize ikindi ukora, hari ibintu byagufasha bisanzwe kugira ngo umusemburo wawe wa testosterone ube wawuzamura cyangwa se ube wakiyongera. Muri ibyo ngibyo rero twavugamo kugabanya ibiro. Iyo ubyibushye gerageza ugabanye ibiro, niba uri umugabo cyangwa se umusore ukaba ufite ibiro byinshi, bigabanye, kuko bizatuma umusemburo wa testosterone wawe wiyongera. Ikindi ni ukugabanya ingano y'isukari ufata. Gerageza kudafata isukari ntabwo ari nziza ku bagabo, unywe nkeya mu byo unywa kandi nyine iri ku rugero. Hanyuma ikindi ni ugukora siporo cyane, imyitozo ngororamubiri itandukanye bitewe n'iyo ubasha. Ushobora koga, ushobora gukora amarisho ukiruka, ushobora gutwara igare, ni byinshi bitandukanye. Hanyuma ikindi ni ukugerageza kurya ibinure byiza, bitari ibinure bibi. Hari amafunguro arimo ibinure byiza nayo tuzabaganiraho. Ikindi gerageza gusinzira bihagije, umwanya mwiza wo kuruhuka uhagije, usinzire. Hanyuma hari abantu bagenda bafite ibibazo bitandukanye tuvuze byo kugabanuka kw'imisemburo ya testosterone. Abo ngabo bashobora kutugana cyangwa se bakaduvugisha, tukabafasha mu buryo butandukanye bwo iyo imisemburo yakongera ikazamuka, twifashishije inyunganiramirire cyangwa se imiti ikomoka mu bimera yizewe. Ni imiti itagira ingaruka yagira ku buzima bwawe. Muri iyo miti rero twavugamo nk'iyo bita Revive twayibabwiyeho, hakabamo iyo bita Golden 6, hakabamo iyo bita Cafezi. Iyo miti turaza kuyivuga umwe kuri umwe, turebe niki ifasha umubiri w'umuntu. Iyo miti rero yose hamwe
ikora ibintu bitandukanye, ariko reka tugende tuvuga umwe kuri umwe kugira ngo bigende neza, duhereye ku nkuko bita Revive Capsule twanabibabwiyeho ariko tubinyuzemo twihuse. Iyi Revive Capsule mu mikorere yayo ifite ubushobozi bwo kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina binyuze mu gutuma imyakura cyangwa se icyo twita neri zitanga amakuru ku bwonko. Hanyuma yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina binyuze mu gutuma imyakura neri itanga amakuru ku bwonko ikora neza. Ikindi, Revive yongera umusemburo wa testosterone. Revive ifasha uturemangingo tugize prostate gukora neza, bikarinda prostate ndetse n'uburwayi bwayo butandukanye. Iyi ngiyi kandi ifite ubushobozi bwo kongera ubushake bwo gutera akabariro, yongera amasohoro ku mugabo, ifasha intangangabo gukomera, yihutisha itangwa ry'amakuru ava ku bwonko yerekeza ku gitsina. Revive Capsule ikiza ububabare bwo mu mayunguyungu, icyo bita hanshi, kumva ubabara mu mayunguyungu. Hanyuma Revive Capsule yongera imbaraga mu mubiri, imbaraga zisanzwe z'umubiri, energy ifite imbaraga. Hanyuma iyi Revive Capsule ituma amaraso atembera neza mu gitsina cy'umugabo, penis, mu gihe cyo gutera akabariro, bigatuma gifata umurego ntigicike intege. Revive Capsule yongera igihe umugabo amara atera akabariro, icyo bita endurance. Hanyuma Revive Capsule ifasha impyiko gukora neza kuko iraziyungurura, tonifier. Revive Capsule yongera ibyishimo by'abashakanye mu gihe cyo gutera akabariro, bituma bahorana akanyamuneza, baba bishimye banezerewe, urugo rukamera neza, ntabe intonganya n'ibindi byose. Revive Capsule ivugurura byihuse imikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo. Iyi ngiyi yongera amasohoro n'intangangabo zigakomera, intangangabo ntizibe ibihuhwe, zikaba zikomeye. Revive Capsule kandi ifite ubushobozi bwo gufasha amaraso gutembera neza mu gitsina, twabibonye. Ituma umugabo cyangwa umusore bikoresheje ataruha vuba mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, igaburira impyiko. Kandi Revive Capsule ikura imyanda mu mpyiko, iraziyungurura, yongera ibyishimo byo gukora imibonano mpuzabitsina, ikiza kurangiza vuba umugabo. Iyi ngiyi yihutisha gufata umurego ku gitsina nyuma yo kurangiza ku nshuro ya mbere. Kuvuga ngo nyuma yo gutera akabariro ukarangiza ku nshuro ya mbere, wa mwanya uba hagati yo kongera gufata umurego, iyi ngiyi irawihutisha. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma inshuro ya kabiri, deuxième tour, umwanya umara ukora imibonano mpuzabitsina ku nshuro ya kabiri uba munini cyane, cyangwa se ugatinda kuruta umwanya wamaze bwa mbere. Revive Capsule kandi ifasha umubiri w'abagabo kugira ibyiyumviro byo gukora imibonano mpuzabitsina nk'iby'umusore uri hagati y'imyaka 10 na 20. Kuba twabonye yuko umusemburo wa testosterone uba mwinshi ku gihe cy'ubugimbi. Hanyuma rero iyi ngiyi ituma n'umugabo ukuze yongera kugira ibyiyumviro byo kumva ashaka gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se akanagira n'ubwo bushobozi bwo kuyikora nk'umwana uri hagati y'imyaka 10 na 20. Iyi Revive Capsule ituma umugabo yishimira imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru, icyo bita orgasme, akabaho kurangiza akumva aranezerewe cyane, akumva agize ibyishimo. Wari igihe ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ariko ukumva ntabwo unezerewe cyangwa se ntabwo igushimishije. Iyi Revive Capsule kandi ikiza umunaniro ukabije ku bagabo, yihutisha ikorwa ry'amaraso ndetse ikayohereza mu gitsina kikagira umurego uhagije. Iyo yari Revive Capsule twavugagaho. Hanyuma nk'uko twabonye ko igikorwa cyo gutera akabariro bisaba ko umusemburo uba wazamutse, rero katuri niyo bita Cafezi. Iyo yindi produit ya kabiri twabonye, ya mbere ni Revive Capsule, iya kabiri niyo bita Cafezi. Cafezi ni ukuvuga ngo igizwe na calcium, fer na zinc. Rero umubiri w'umuntu usanzwe ukenera buri munsi ikinyabutabire cya zinc n'imyunyungugu ya calcium ndetse na fer, bifasha cyane mu mikurire y'uturemangingo tw'umubiri. Rero Cafezi yari igizwe na calcium, fer na zinc, iboneka mu bintu bitandukanye, ariko natwe turayifite nka food supplement ikozwe ku buryo bw'ibinini, kandi ikaba ikozwe mu bimera bitandukanye ariko bikize kuri calcium, kuri fer ndetse no kuri zinc. Iyi ngiyi rero ni ingenzi mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi ifasha cyane mu rwungano rw'itembera ry'amaraso bitewe na calcium, zinc ndetse na fer biyigize. Iyi Cafezi igira uruhare rukomeye mu gutuma uturemangingo twose tw'umubiri dukora neza. Akamaro gakomeye ka calcium, fer na zinc mu mubiri ni uguhuza intungamubiri zitandukanye arizo twita proteine. Kuvuga ngo iyi ngiyi ifasha guhuza intungamubiri zitandukanye za proteine mu mubiri, umubiri ukazakira neza kandi ukanazikoresha. Iyi ngiyi rero rwose ifasha imikurire y'umuntu kuva akiri urusoro, fetus, cyangwa se nibwo kitangira kuremwa kuzageza ashaje. Hanyuma Cafezi
iringaniza intungamubiri mu mubiri w'umuntu yakiriye, bigatuma zikwirwa neza mu mubiri w'umuntu, bigafasha cyane mu mikurire, mu gihagararo, mu bwenge, cyane cyane ku bana. Uko tubizi calcium ni ingenzi cyane ku magufa y'umubiri w'umuntu. Calcium kandi ni ingenzi cyane mu gufasha abageze mu zabukuru bafite uburwayi bw'imitsi, birimo nka rubagimpande, kubabara mu ngingo, uburwayi bw'umugongo, indwara z'amenyo, umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete n'izindi. Aba ngaba bose bafite ubwo burwayi tuvuze hano haruguru bakenera calcium. Rero kafezi ikindi yongerera apeti ku bantu b'ingeri zose, kuko abantu badakunda kurya ibongerera apeti, cyane cyane abana batangiye kurya usanga batashobora kurya neza. Iyi kafezi rero ituma bagira apeti, bakagira ubushake bwo kurya. Hanyuma ku bantu bakuru, iyo bafite ikibazo cyo mu rwungano ngogozi cyangwa se mu mpyiko, iyi ni ingenzi kuko biba byoroshye kubura intungamubiri zimwe na zimwe. Rero ni byiza gufata iyi kafezi irimo calcium, fer na zinc kugira ngo utagira karansi cyangwa se utagira imyunyungugu imwe n'imwe ubura. Kandi kubura calcium, zinc na fer mu mubiri, ibyo ngibyo bigira ingaruka ku budahangarwa bw'umubiri muri rusange. Kuvuga ngo ifite iyo na calcium cyangwa se zinc bidahagije umubiri wawe na fer, ugira ibibazo by'ubudahangarwa bw'umubiri. Hanyuma kafezi kandi ni nziza cyane mu gukumira indwara yo kubura amaraso, kugira ngo tubonye ko igizwe na fer, kandi fer ituma amaraso nyine yiyongera. Ikindi iyi ngiyi ni uko zikumira indwara zo kugira umunaniro ukabije, indwara zitandukanye z'uruhu, indwara zo kugwingira kw'abana, abantu badahumurirwa ibintu bitandukanye, abantu bagira ikibazo cyo koroha kw'amagufa, abantu batangira gupfuka umusatsi, kandi twabonye ko kugabanuka bishobora guterwa no kugabanuka kw'imisemburo ya testosterone, abantu bafite uburwayi bw'impiswi, abantu bagira ibibazo byo kureba batareba neza, bafite ibibazo by'amaso, abantu bafite ibibazo byo kugira ibinya mu mubiri, bongo bakeneye calcium, abantu bafite ibibazo byo gususumira. Iyi kandi ni nziza ku bagabo n'abagore ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yabo, kuko iyi kafezi ibafasha ku ntanga zabo, yaba se ku mugabo cyangwa ku mugore, ifasha intanga zabo gukora neza ntizibe ibihuhwe, zikaba zikomeye. Ikindi kandi cy'akarusho kiriho ni uko iyi kafezi irinda uburwayi bwa prostate ku bagabo by'umwihariko, kandi ikanafasha abagore bageze mu gihe cyo gucura, icyo bita menopause, kurinda ko ingaruka zo gucura zabageraho. Kafezi kandi iyi ngiyi tuvuze igizwe n'ibinini 60, umuntu mukuru akaba anywa ibinini 2 ku munsi inshuro 2, naho umwana we utarengeje imyaka 16 akanywa ikinini kimwe ku munsi, kandi nawe akakinywa 2 ku munsi, ubwo akanywa 2. Hanyuma abandi bana bari munsi y'imyaka 5 bafata ikinini kimwe ku munsi cyonyine, cyangwa se bagakoresha agafu karimo imbere, akaba ariko bashyira mu mazi ashyushye, hanyuma nyine mu gitondo umwana akaba yayanywa mbere cyangwa se ku mugoroba mbere yo kurya. Iyi ngiyi rwose rero tubonye ko izamura ubudahangarwa bw'umubiri, abagore bageze mu gihe cyo gucura, ikongera apeti ku bana ndetse n'abandi bantu basanzwe. Iyi kandi tubonye yuko irinda uburwayi bwa prostate ku bagabo. Iyi ngiyi tubonye ko ifasha urwungano ngogozi ndetse n'itembera ry'amaraso. Tuvuye rero kuri kafezi, tugiye ku yindi biti ya gatatu twavuze yitwa Golden 6. Iyi Golden 6 rero nk'uko amateka ashingiye ku buvuzi gakondo ndetse no ku nyunganiramirire agenda bivuga, amateka yerekanye ko yari umwe mu miti ikozwe mu bimera gakondo bw'Abashinwa wakoreshwaga cyane, ndetse n'iki gihe ukaba ugikoreshwa mu gutuma umuntu agira ubuzima buzira umuze. Iyi Golden 6 ni umusingi w'ubuzima. Mu gutegura Golden 6 bifashisha ikoranabuhanga rigezweho ariko rishingiye ku buvuzi gakondo bw'Abashinwa, ibyo byitwa distillation. Ibyo ngibyo rero uburyo bayiteguyeho bituma umubiri ubasha kuyakira byihuse. Iyi Golden 6 ni nziza cyane ku barwayi barwaye diabete. Golden 6 irinda ikanavura uburwayi bwibasira impyiko. Iyi Golden 6 ifasha abagore n'abakobwa baribwa bari mu mihango, ikabakiza ubwo buribwe. Golden 6 yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagore n'abakobwa ndetse n'abagabo. Iyi Golden 6 irinda ikanavura ibibyimba bifata mu myanya myibarukiro ku bagore n'abakobwa. Iyi Golden 6 irinda ikanakiza kanseri ya prostate ku bagabo. Golden 6 ifasha nerve transmitter gutanga amakuru kuri glande prostate, bityo ubushake bwo gutera akabariro bukiyongera ku bagabo.
iyi ngiyi kandi izamura ubudahangarwa bw'uturemangingo tugize umubiri. Golden 6 ifasha imitsi ijyana amaraso mu mutima gukora neza. Golden 6 igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Golden 6 ituma imitsi itwara amaraso yaguka bita glandire, amaraso agatembera neza mu mubiri. Golden 6 irinda ikanavura indwara z'umutima zitandukanye AVC. Hanyuma Golden 6 irinda stroke, ikagabanya ingano y'ibinure by'umurengera mu maraso, irinda gusaza imburagihe, igabanya urugimbu rubi rwa cholesterol mu maraso. Golden 6 kandi irinda ikanavura indwara yo kwibagirwa bya hato na hato yibasira abageze mu zabukuru. Golden 6 irinda ikanavura abagore n'abakobwa kubabara bari mu mihango. Iyi kandi irinda ikanavura indwara ya diyabete ku bagabo n'abagore. Irinda kandi ikanavura indwara z'umutima, irinda ikanavura uburwayi butandukanye bw'igifu. Golden 6 irinda ikanavura indwara yo kugarirwa. Golden 6 kandi irinda ikanavura indwara ya paralise n'ingaruka zayo zirimo kudirimanga, guhengama iminwa n'izindi. Golden 6 ikiza umunaniro ukabije uterwa no gukora cyane, icyo bita stress no kwinaniza. Golden 6 yongera apeti ku bayibuze, irinda ikanavura indwara yo kubura ibitotsi insomnia. Iyi Golden 6 kandi ikiza guhorana umunabi, ivura rubagimpande, indwara z'amagufa n'imitsi, icyo bita arthrite rheumatoide. Iyi Golden 6 irinda ikanavura ibibyimba bya kanseri ndetse na kanseri zitandukanye zifata umubiri muri rusange. Iringaniza ibipimo by'isukari mu maraso, yaba biri hasi cyangwa biri hejuru. Iyi ngiyi iraza ikabiringaniza, iringaniza imisemburo y'abagabo ya testosterone ndetse na progesterone na estrogen ku bagore. Iyi Golden 6 irinda ikanavura uburwayi bw'impyiko ndetse ikuraho kubabara mu mayunguyungu n'amaguru nk'uko twabibonye ko na Revive ibikora ku bagabo. Iyi Golden 6 kandi ivura uburwayi bwo kugira isereri. Golden 6 ivura uburwayi bw'umunaniro w'amaso, kumva amaso ananiwe. Iyi ngiyi Golden 6 irabivura. Golden 6 kandi ifasha cyane abantu bakora amasaha menshi, by'umwihariko abakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mashine, smartphone, abantu birwa nyine ku maskrini. Abangaba irabafasha kugira ngo umunaniro utaba mwinshi. Iyi kandi ifasha ubwonko gukora neza, bita systeme nerveux igakora neza. Iyi Golden 6 kandi ifasha umwijima gukora neza, ivura kandi ikarinda indwara zifata umwijima. Iyi Golden 6 kandi iringaniza imisemburo ya testosterone ko twabibonye dutangira mu nkuru yacu ko aricyo tugambiriye kugira ngo turebe iki cyagabo cyazamura umusemburo wa testosterone. Iyi ngiyi rero irabifasha. Hanyuma rero by'umwihariko abaganga b'Abashinwa bavumbuye ko Golden 6 ivugurura itembera ry'amaraso. Abaganga b'Abashinwa bavumbuye ko Golden 6 ivugurura itembera ry'amaraso, ikagabanya ibinure bibi byo mu maraso, cholesterol, igafasha imikorere myiza y'umubiri ku buryo burinda indwara z'umutima. Iyo ukoresheje Golden 6 neza ndetse ukanafatanya n'imiti isanzwe ya kizungu, tuvuge ivura indwara z'itembera ry'amaraso, ibi ngibi bizatuma ubona igisubizo cyiza kandi mu gihe kirambye. Abantu ushobora kuba bafite ibibazo by'itembera ry'amaraso bashobora gukoresha Golden 6 ariko ntibakomeza gufata n'imiti kwa muganga, ariko bakazabona igisubizo kirambye. Uvuga ngo uburwayi bwose tubonye cyangwa se ibibazo byose tubonye ko ikoraho, iyo uyifashe ndetse ugafata n'indi miti isanzwe, uri gufata n'imiti isanzwe ushobora kubona resulta cyangwa se ushobora kubona igisubizo ku buryo bwihuse. Hanyuma rero Golden 6 nawe ishaka waduhamagara cyangwa se watugeraho, watwandikira muri comment, waduhamagara kuri nimero dushyira hano ku kiganiro twayikugezaho. Hanyuma iyi Golden 6 bigizwe n'ibinini 30, hanyuma umuntu akanywa ikinini kimwe mu gitondo ati ku mugoroba, ikindi kandi akabinywesha amazi asanzwe cyangwa se amazi ashyushye nta kibazo, ariko ayifata mbere yo kurya. Iyi Golden 6 nayo twabwira ko ni umuti mwiza cyane kandi wizewe kandi ukozwe mu bimera ndetse nta n'ingaruka igira. Tubonye rero inyunganiramirire cyangwa se produit eshatu arizo Revive, Cafezi na Golden 6, tukajya turivuga imwe imwe uko ikora, ariko tugarutse ahangaha dushobora kubabwira muri rusange resume cyangwa se mu ncamake n'iki iyo miti itatu yagufasha ku muntu ushaka kuba yazamura ubudahangarwa bw'umubiri, ku muntu ushaka kuba yakora ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se ikibazo cyo kugabanuka kw'imisemburo, kuko akwiye gukoresha iyi miti ko ari itatu kikagabanuka cyangwa se kigashira burundu. Iyo miti rero uko ari itatu, Revive, Capsule, Golden 6, Cafezi, hari ibyo ikora bitandukanye. Ikintu cya mbere iyi miti ikora twajye tubona hamwe nuko iyi miti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina binyuze mu gutuma imyakura nerve cyangwa se izo bita nerve zitanga amakuru ku bwonko zikora neza.
Hanyuma tubonye ko iyi ngiyi yongera umusemburo wa testosterone, kandi iyi miti ifasha uturemangingo tugize prostate gukora neza ndetse bikarinda uburwayi butandukanye burimo na kanseri ya prostate. Iyi miti yongera ubushake bwo gutera akabariro, kandi iyi miti ikiza ububabare mu mayunguyungu hanshi. Iyi miti ituma habaho ibikorwa by'amaraso mu mubiri, bigatuma amaraso atembera mu gice cyose cy'umubiri, mu bice bitandukanye by'umubiri. Iyi miti kandi yongera imbaraga mu mibiri, icyo bita energy. Twabonye ko kandi arizo zikenewe zituma umuntu abasha gutera akabariro nta kibazo. Kandi iyi miti ifasha amaraso gutembera neza mu gitsina cy'umugabo, ndetse ayo maraso agatembera arimo umwuka mwiza wa oxygene, aribyo bifasha igitsina kugira ngo gifate imbaraga cye gucika intege. Kandi iyi Golden 6, Cafezi na Revive byongera igihe umugabo amara atera akabariro, icyo bita endurance, ntarambirwe vuba, ntacika intege. Kandi ibi ngibi bigafasha impyiko gukora neza cyangwa se bikaziyungurura, kandi iyo impyiko zikora neza bifasha umugabo kuba yatera akabariro neza. Kuvuga ngo impyiko, prostate ndetse n'imisemburo ya testosterone iyo imeze neza, iki gihe umugabo igikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina kigenda neza. Kandi tubonye yuko yongera ibyishimo by'abashakanye mu gihe cyo gutera akabariro, hanyuma bagahorana akanyamuneza, urugo rukamera neza ntirugiremo intonganya. Izi nyunganiramirire 3 cyangwa se imiti 3 twabonye ko ivugurura byihuse imikorere y'imyanya myibarukiro ku mugabo, ikongera amasohoro n'intangangabo zigakomera ntizibe ibihuhwe. Iyi ngiyi kandi ikiza kurangiza vuba ku mugabo, kandi ikihutisha gufata umurego kw'igitsina nyuma yo kurangiza ku nshuro ya mbere premier tour mu gutera akabariro, bityo bigatuma inshuro ya kabiri umara umwanya munini kuruta inshuro ya mbere. Iyi ngiyi twabonye ko yose ishobora gufasha umubiri w'abagabo kugira ibyiyumviro nk'iby'umusore cyangwa se nk'iby'umwana uri hagati y'imyaka 10 kugera kuri 20. Ibyo rero birumva bituma bongera kugira imbaraga. Iyi miti rero ituma umugabo yishimira imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru, akaba icyo bita orgasme, ni kurangiza ariko nyine ni ukumva wishimye ku rwego rwo hejuru. Kandi igakiza umunaniro ukabije, ndetse ikihutisha ikorwa ry'amaraso, ndetse ikanayohereza mu gitsina kikagira umurego uhagije. Iyi ngiyi yihutisha ikorwa ry'amaraso, ndetse y'amaraso yakozwe akoherezwa mu gitsina, bigatuma kigira umurego uhagije. Iyi miti kandi tubonye ko ifasha ubwonko gukora neza, ikarinda umunaniro ukabije muri rusange, ndetse ikarinda na stress cyangwa se kumva uhorana umunaniro ukabije, kumva ufite umujagararo muri wowe, ndetse ikaba inongera n'icyo bita mood nziza. Good mood ni ukuvuga ngo iyi ngiyi igufasha kumva nyine ufite akanyamuneza cyangwa se uryohewe. Turabashimira rero kuba mwadukurikiye kuri iki kiganiro twabagezagaho. Twabwiraga niki cyatuma habaho kugabanuka kw'imisemburo ya testosterone ku bagabo. Tubonye n'inama twafata cyangwa se n'inama twakoresha twakurikiza. Dusoje tubereka inyunganiramirire zitandukanye zirimo Revive, Cafezi ndetse na Golden 6. Ni mu tugane tuzibahereze cyangwa se mudahamagare tuzibagezeho ibiganiro bitandukanye ku buzima, cyangwa se inama zitandukanye ku buzima. So twiteguye kuzibagezaho umunsi ku munsi hano kuri Secret Talk on Health. Mukore subscribe, mukore like, mukore share, mugeze ku bantu benshi, hanyuma dukomeze tugire ubuzima bwiza. Murakoze.